byiza nshuti mwese mwakoze subscribe kuri Olivier Media TV nizo komeze neza Nyagasani akomeje kubaha ifunguro ribahaza atabahaye batera umurengo. Kakanya tuvugana ari ahantu hano muri gare, ari umubyeyi ari abandi bavuga ngo bafite ikibazo cyo mu mutwe. Sorry gato. Ruvango umuntu wamuteye inda ntagazwi, ariko muri aka kanya byariye muri gare ya Nyabugogo, nabyara neza atabazwe nk'uko abandi bose babagwa kuri uyu munsi tariki 14 tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu abyariye muri gare hano neza aho bisi za Kimironko ziba ziparitse. Abyaye neza ngo yitwa Queen, ngo yavuye mu ntara y'Iburengerazuba. Ahangaha mureba hano baramujyanye kwa muganga, akavuyo reba k'abantu. Aba ni ababyeyi b'abazunguzayi bari kumuha impundu, abyaye umuhungu. Umva ko bari kumuha impundu ababyeyi b'abazunguzayi muri gare. Aya mami uri kumukora amasuku. Binavuga ko rwose abyaye umwana mwiza w'umuhungu wamutenda ntagazwi, yiberaga muri gare mu buzima bwa buri munsi. Akenshi rwose yabaga ari muri gare ahangana, niho yararaga, niho yirirwaga. Babashyize mu modoka n'ibisazi bigira uko biyobora umuntu. Anabyaye neza rwose, ntabwo abyaye nk'abandi bagore ngo babyara baba baze cyangwa byateye ikibazo. Yitwa Valentine abamuzi, ariko muri gare bari baramwise Queen, akaba abyaye umwana w'umuhungu. Ni neza ngo murayibonye ari gutanga impundu. Ibyo nababwiye ko nzajya mbahora mbereka iby'ubuzima bwo muri gare buri munsi, umunsi ku munsi. Uze ko mwayibonye yibarutse umwana mwiza w'umuhungu ufite imisatsi kabisa ngo wumutse, niko numvaga ababyeyi babivuga. Ntabwo mbizi ibyo kumunda. Hano muri gare ahantu haparika bisi neza, yagiye munsi y'ipine gutya bari habyarira parika bisi za Kimironko. Ntabwo biba byoroshye ahangaha gufata inkuru, ariko nizere ko mwayibonye. Komeza no gukora subscribe kuri Olivier Media TV. Nyagasani akomeze kubaha ifunguro ribahaza ntabahe batera umurengo. Thank you very much.